Yes guys, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV nkuko bisanzwe video tutorial zacu zibanda kuri cryptocurrency by'umwihariko mining platform, investment platform ndetse na trading platform. So ahanga ni muri P network ngiye ku mininga barambwira ngo you have been selected for liveness identity confirmation. No kuvuga ngo akana kantu ko nakwita nka KYC bongeyemo kitwa liveness mu rwego rwo gusekuriza account zacu. So ahanga muri kubona ndi kubona button ebyiri continue cyangwa I will do it later. So aka kanya rero ngiye gukora liveness uyibona nta buryo buhari bwo kuyibona ahubwo ujya kubona ukabona ibaye pop up barayiguhaye, so ugahita utangira kuyikora. Ntago nzi ngo bayikora gute ariko reka nkande hano kuri continue turebe ko ikorwa. Yes, muri kubona ko hangaha ngiye guhita nkanda kuri while using this app only this time, kankande kuri while using this app kugira ngo nkore icyo bita continue. Muri kubona ko dise duhingukana ndetse ngo pi KYC base iri liveness n'ubundi ibigendanye n'icyo bita KYC. Alright, muri kubona ko hano dise tugira ahantu handitse ngo welcome back here, you can track your KYC application, something like that. Ariko ndabona nta bintu bya liveness n'ubundi bari kumbwira kuko uretse kuba bahise banjyana kuri KYC yanjye. I don't know this. Okay guys, I'm back, nkoze back bahita bangarura hangaha. Muri kubona ko baransaba gukora mise nkora kuri back bya bindi bivamo mpita ngaruka hangaha handitse ngo identity confirmation. N'ubwa mbere ndi kubikora ukura bibona nanjye niko ndaba ndi kubibona. So guys, nukuvuga ngo nimba ugiye gukora liveness ugomba kumenya ko ahantu hari urumuri, isura yawe igaragara yose, hari kamera imeze neza, nyine ibintu. Hanyuma ibyo kwirinda ahantu hari umwijima wapi, aho isura itagaragara, ahantu hari abantu benshi, mu gihe utabasha gufilteringa ibintu nk'ibyo. So ibyo byose ukibirangiza uhita wikandira hano handitse ngo I am ready. So reka nsohoke njye hanze ahantu hari urumuri ubundi tubikurikirane. Ubwo guys ngiye gukanda hano handitse ngo I am ready. Muri kubona ko bahita bambwira ngo start recording. Ubwo nukanda hano handitse start recording. Muri kubona ko ndi gushyiramo isura yanjye 3 2 1. Muri kubibona. Okay, muri kubona ko ifoto yafashwe, ambwiye guseka. Yes, look at light, reba neza. Look at light. Action not detected, please reload. Bansabye gusubiramo, kanongere nsubiremo. 3 2 1. Muri kubona ko dutangiye. Ndebye iburyo birarangiye. Foto yafashwe. Turebe ibumoso. Foto yafashwe, look up, turebe hejuru. Foto yafashwe, turebe hasi. Foto iri gufatwa. Good. Foto yafashwe. Muri kubona ko liveness yacu ibaye completed. Muri make ibintu bansabye gukora no kureba right ibumoso iburyo, no kureba left ibumoso, no kureba hejuru. Ubwo ni kureba mu kirere ariko uri kwifata ifoto nyine, no kureba hasi. Muri kubona ko hano bari kumbwira ko uploading your data, don't leave the app.
data zanjye ziri kwiuploadinga, ntabwo nsabwa kurivinga app, ndaguma muri app kugira ngo data zanjye zikomeze ziuploading. So ngarutse mu nzu, ni uko nguko rero akantu ka liveness gakorwa. Ubwo ku muntu baza guha notification ya liveness wese arasabwa kuyikora gutya. Maybe there is an internet problem, ariko ntabwo ndaza kurivinga iyi app ibintu byose bitabaye submitted, right? Okay, good. Muri kubona ko liveness is completed, right? Nuko nguko liveness ikorwa muri Pi Network. So guys, iyi projet nubwo mudashaka kwigira serie, muyigire serie, ishobora kuzaba serious mu bihe biri imbere tu. Ngira ngo mubona ko ibintu byose bigenda bivugururwa akantu ku kandi. So nari ntarakoraho liveness ariko ndayikoze, boom, right? That is what you see. I'm back to mine my coins, guys. So abantu rero mutajya mukanda kuri mining, muze mukomeze ku mining kabisa, ubundi dukomeze to enjoying.